Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Yewe Daniyeli, dore ijambo numvise riturutse kuhoraho. Icyo gihe Mikayeli, umutware mukuru urenganura abana b'umuryango wawe, azahaguruka. Kizaba ari igihe cy'amakuba atigeze kubaho kuva ihanga ribereyeho kugeza ubu. Icyo gihe kandi umuryango wawe uzarokoka, mbese abanditse mu gitabo cy'ubugingo bose. Abantu benshi basinziriye bari mu mukungugu w'ikuzimu, bamwe bakangukire guhabwa ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukozwa isoni n'ubucibwe bw'iteka ryose. Ababaye abahanga bazabengerana nk'ikirere cy'ijuru, n'abazaba baratoje ubutungane imbaga itabarika bazabengerane nk'inyenyeri iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Mana yanjye unyiragirire, wowe buhungiro bwanjye. Uhoraho, mpora nkuzirikana, wowe mugabane wanjye n'umunani wanjye. Uko nzamera ari wowe ukuzi. Uhoraho, mpora nkuzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sineze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mwituze, ukutazanererana ngo mere ikuzimu. Mana yanjye unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Uzamesha inzira y'ubugingo, hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira.
Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, mu isezerano rya kera umuherezabitambo wese yahoraga ahagaze ngo akore buri munsi imihango, atura kenshi igitambo bihora ari bimwe kandi bidashobora kuvanaho ibyaha. Kristo we aho amariye guhereza igitambo rukumbi gihongerera ibyaha, yicaye iburyo bw'Imana ubuziraherezo. Akaba kuva ubwo ategereje ko abanzi be bahindurwamo akabaho ko munsi y'ibirenge bye. Kubw'iryo turo rimwe rukumbi yagejeje ku butungane abo yiyemeje gutagatifuza. Bityo rero ahari ibabarirwa ntihaba hagikeneye ibitambo byo guhongerera ibyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyerekeye amaza ye, ati muri iyo minsi kandi nyuma y'icyorezo izuba rizacura umwijima, ukwezi ntikuzamurika, inyenyeri zizahanantuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu bicu
afite ububasha bukomeye n'ikuzo ryinshi. Ubwo rero azohereza abamarayika mu mpande enye z'isi, aho isi iherera kugeza ku mpera y'ijuru, maze akoranye intore ze. Nimugereranye muhereye ku giti cy'umutini maze mwumve. Iyo amashami yacyo amaze gutoha akameraho amababi, mumenyeraho ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko Umwana w'umuntu ari hafi, ndetse ko ageze ku miryango yanyu. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizahita ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azashira. Nyamara uwo munsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru, habe ndetse na Mwana, bizwi n'Imana Data wenyine. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Yesu akuzwe. Iteka ryose. Hallelujah. The sound is not enough. You are more than 2,000 people. Turimo turavuga gahoro ugereranije n'umubare wacu. Twongere ijwi tuvuge cyane. Hallelujah. 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 Amashi, amashi. Dear brothers and sisters, we are going to listen from Father Augustine. Father Augustine is going to share the word of God with us. Bakristo bavandimwe, tugiye kumva inyigisho tugiye guhabwa na Padre Augustine. That Holy Spirit may guide Father Augustine, and Holy Spirit may help us to listen the word of God and receive the word of God into our hearts. Dusabe Roho Mutagatifu amurikire Padre Augustine ugiye gutwigisha, kandi Roho Mutagatifu natwe atumurikire. So as we pray for Father Augustine, kugira ngo tubashe kumva inyigisho y'uyu munsi. as we pray for Augustine and for ourselves, asking the intercession of our beloved mother, we pray together. Twese rero twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya, dusabira Padre Augustine, ariko natwe twisabira. Ndakuramutsa Mariya, uje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Amen. Amen. Clapping our hands, welcome. Dukoma amashyi menshi cyane dushimira Imana. Hallelujah. 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 First of all, I'm very glad to be with you to celebrate this Holy Mass. Brother, sound is okay. Shh. Don't do anything. Mbere na mbere yishimiye kuba ari ahangaha kugira ngo afatanye namwe muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Hallelujah. 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 First of all, I'm very happy to be in Rwanda. Nubwa mbere ageze mu gihugu cy'u Rwanda.
I heard a lot about the church in Rwanda, which is a very powerful church. Therefore, I am standing under the shadow of your faith. ngo yumvise bavuga yuko kiliziya zo mu Rwanda ari kiliziya zikomeye cyane, ngo ubu ngubu rero yishimiye ko bahagaze aha ngaha ashyigikiwe n'ukwemera kwanyu gukomeye. When we were waiting for the Holy Mass, I was really being with you, untiringly singing glory to God, so vibrant a community. ngo mbere yuko dutangira misa yatwumvaga turirimba dusingiza Imana, ngo mbega umuryango mwiza ukwe unogeye Imana. I've gone practically all over Europe, America, Australia, and more than 40 countries in the world, but I've never seen such a active and lively, powerful community. ngo yagiye ahantu henshi, yagiye i Burayi, yagiye mu bihugu byinshi, ariko ngo n'ubwa mbere abonye umuryango w'Imana ukomeye ugusingiza Imana. And certainly my appreciation for Father Jean-Peter, who is the parish priest here. by'umwihariko kandi arashimira na padiri mukuru wacu, Padiri Jean Pierre. And much more when I knew that this is a Palatine parish, I'm more indebted to you. by'umwihariko kandi ahangaha muri paruwasi yacu twese turahuza tugahuza ubumwe. Because my first initiation to join the priesthood was by a Palatine priest who invited me. by'umwihariko kandi arashimira n'abapadiri bamutumiye ngo aze kubana natwe hano. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And during this healing mass, I wish and pray you may receive abundance of blessings. muri iri sengesho rero ryo gukizwa indwara, ngo aradusabira cyane kugira ngo twese twakire umugisha utagereranije. And for information, every mass is a healing mass. kandi tujye tumenya yuko buri gitambo cya misa cyose ari igitambo dukirizwamo. There are a number of healings and miracles taking place during every holy mass. dukizwa indwara nyinshi, dukizwa ibibazo byose dufite muri buri gitambo cy'Ukaristiya dutura. All that you need is believe and claim powers and miracles from God. iyo rero twahuriye mu gitambo cy'Ukaristiya dusenga dusingiza Imana, imbaraga z'Imana ziramanuka zikatugeraho. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. 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 Yesu akuzwe. iteka ryose. Yesu akuzwe.